Ntabwo mbizi. Njyewe n'igitsina nakiri. Igitsina n'ukuri ndamukunda arasa nk'inote ya bitanu. Amboniga ushatse ngo turabishimiye mwebwe mwese mukurikiranye Umutara TV. Mu gifaransa twavuga ngo iki? Twavuga ngo Umutara. Okay. Imana ni wewe nanjye. Undi TV. Oya, Umutara TV. Umutara over. Umutara TV. Umutara ndabyumva. Umutara hari umuntu ambwiye ngo ntabwo asuramo ijambo ngo nsanzwe nzi ijwi rye. Nsanze nzi fiswe. Nzugwenya. Manyita byenda gusetsa duseke tugorore imbamu. Ngaho bwira abadukurikiye bakuri iki kiganiro cyawe cyiza cyane twagiranye kiryoshye. Mukore subscribe na share ku Mutara TV. Ngaho nababwira ku ndirimbo mfite n'iki byose kugira ngo duseke tugorore imbamu. Mwari mwasuye? Nitwa Mboniga wa Celestin. Mu gituza n'ikigarama, mu gituza n'ikigarama, mu gituza n'ikigarama, mu gituza n'ikigarama, mu nda n'umunyenga gusa. Reka sinakubwira amata ni matela munsi y'umukondo, tone ebyiri za sukari. Ni wowe rukundo rwanjye, ni wowe bwiza bwa nshuti yanjye. Nshuti yanjye tujya kumenyana na nta n'umwe wari uhari uretse marayika umurenge. Siwa byose ni wowe nshuti. Erega nshuti yanjye ndagukunda. Abafana muri he? Erega nshuti yanjye ndagukunda. Ayayaya. Erega nshuti yanjye ndagukunda. Ayayaya. Erega nshuti yanjye ndagukunda. Ayayaya. Ni ukuri wa mukobwa naramukunze. Ina ibwire. Erega nshuti yanjye ndagukunda. Ayayaya. Erega nshuti yanjye ndagukunda. Ayayaya. Mu gituza n'ikigarama, mu gituza n'ikigarama, mu nda n'umunyenga gusa. Reka sinakubwira. Ni ukuri ndamukunda arasa nk'inote ya bitanu itamuye. Yego.com. Ubu ngubu iyi nzoga murayibona? ni bwoko ki? Usa naguha. Oya ora amadimo. Iraryoshye. Ase dimo. Ubundi yavuye kwa mukuru arinda. Mukuru arinda no yese kandi. Ikaza Rata dimo. Akabazo k'amatsiko. Yego. Hari umuntu wambwiye ariko nanze ko ntabwo nabyemeye. Yarambwiye ngo uvuga uburimi. Nibyo? Mvuga indimi. Ngo uvuga uburimi, uvuga amagambo aterekeranye. Ndavuga ngo ivuze kuti. Hari umuntu ambwiye ivuze kute Mboniga wa Celestin. Hari umuntu ambwiye ngo ntabwo asuramo ijambo ngo nsanzwe nzi ijwi rye. Nsanze nzi fiswe. Oya nsanzwe nzi ijwi rye. Kandi byaravuye ngo ifirishifu. Oya ijambo najya umbwire urumva nsanzwe nzi ijwi rye. Yafu. Oya ndimo kukubwira ibigori ukansubiza ibigori. Kumbwira ngo nsanzwe nzi ijwi rye. Ndikotanye ku rugamba ariko ntabwo nabyo. Ngabye reka tubireke. Yari byapfu. Reka ibyo tubireke. Demo. Yesu ashimwe ariko. Ahimbaza. Usengera muri itorero. Iyo mpagaze nkitegereza harewe neza umuntu Imana yaremye ikamurema mwishushe njye sanga iyo Mana ari igitangaza. Ariko nadusomye dimo aho dusomye. Dimo hari akajambo keza uvuze kanyura umutima. Ati Imana yaraturemye turema mu ishusho yacu. Ubu nawe usa nk'Imana. Imana ni wewe nanjye. Twese ubu turi Imana twese. Neza yakugire neza si muri Imana. Iyo hene ni yawe se? Iyo hene ni yawe. Ihene? Ibaje kureba n'ihene birashunye. Baje kwibanguriza. Baje kwibanguriza dimo. Ninjye byenda gusetsa duseke tugorore. Baje kwibanguriza.
ihene ariko hari ikibazo, hari ikintu nagizeho amakenga. Amatungo y'ubu ngubu asigaye arwara sida. ariko kutanyweye icyo uretse ni mu masengesho, mu nyine akantu nshaka kugira ngo nkubaze. Urumva hari ubushakashatsi bacu ntitunywa amagwingi, ndabizi iwanyu zihora zikamwa. Hari akabazo nshaka kubaza, sibyo? Iriya hene yawe ako biri kuvamo, birimo kuza. Ubwo ikibazo ngiye nshaka kugira ngo nkubaze nk'umuntu w'umusesenguzi twemera inaha Dimobe mu ndirimbo mu biki byose uratwika. Hari ikibazo njya numva bavuga, urumva ngo amatungo y'ubu ngubu ngo arimo kwandura sida. Ibyo ujya ubyumva? Uretse nyine nkubwire none uzaje Dimobe ngo nkubwire ikintu kiriho, kandi iyo hene baje kuyibanguriza nabizi, yarinze ndimo kubibona. Warangiye hari igitekerezo rero Dimobe nagize, sinzi niba wanshyigikiraho. Umuntu uzaza aje iwawe aje kubanguriza ihene azaje yitwaza n'agakingirizo, urumva? Hari ubukingirizo bw'ihene bwaje, ngiye kubusubiza. Abandi baraza bakanyunganira nk'abanyamakuru, ntabwo ihene igwara sida, ahubwo ni babandi basoresha imisoro bakongera bakazana byinshi cyane. Ese ihene nta mibonano nta nyama itaribwa, ihene nta mibonano mpuzabitsina zikora. Ihene nta mibonano mpuzabitsina zikora. uravuka ntabwo urya inyama se? Oya ntabwo mbizi. njyewe n'igitsina nakiriye, igitsina kikiri cy'inkoko, igitsina cy'inkoko kiba kimeze gite Dimobe? Kiba kimeze gite? sinzabona kibazo. ngaho rero reka nkubaze ikibazo, wari uzi ko nk'uwonye burya uri bisi? Umbonye ndi bisi gute se kandi umbaza? ndakubwiza ukuri, ngaho ngambire gihorere wihangane mbishyire kera uzamenya gusasa kuri matera yitwaga komedi. Ase Dimo, hari ikibazo cy'amatsiko. Iyi nganzo uyikora, izi ndirimbo turi imbere n'izawe cyangwa n'iz'abantu bumva ku maradiyo nawe akazisubiramo? Nuko ari njye byenda gusetsa dusetse tugororwa. Ongera nsubiramo ka karimbo waririmbye ngo umukobwa ajya ngo ni inoti ya 5 itavunjwe ako katero. Mugituza n'ikigarama mu ndano munyenga gusa, reka sinakubwira amatayi ni matera munsi y'umukondo ngiza sukari, ni wowe rukundo rwanjye, ni wowe bwiza bwa nshuti yanjye, nijyo nshuti yanjye, nshuti yanjye tujya kumenyana nta n'umwe wari hafi uretse marayika umurenge, sibo byose ni wowe bwiza bwanjye, ni wowe nshuti yanjye, ni wowe. Akabazo kanyuma k'amatsiko nkakore kujya mu mirimo yawe. Uramutse ubaye nka perezida w'igihugu cy'u Rwanda, abasinzi muri rusange wabavugaho iki? Wabatekerezaho iki? Abantu banywa bagasinda kandi wowe uri simati, nta n'umunsi n'umwe nari nabona wasinze. Bajya bakora imirimo noneho babona ijana bakarishira mu kabiko, ari utuntu babaza bamaze kutubaza, ahubwo bakongera bagakora utundi tuntu, iyo bibaye 500. ese ku munsi wakora 100. Buretse gatoya ibibazo bibiri bya nyuma, sibyo? Uri perezida wa repubulika, uri perezida wa repubulika, nako se mbere na mbere wabaho atatu yanjye yisumbuye nitwa Mbonigaba Celestine. Abana duteteka tubaza ikibazo Celestine, ariko uretse nkubaza ikibazo kimwe nanjye mbaza. Mfite atatu yanjye yisumbuye, mfite umukobwa w'umuganga, yitwa Uwase, ko ayo nakomeje ni gasha kandi ni dani nose Mboniga. ariko umugore we yaragutaye. ahubwo nkomeza abana banjye. Ubaye perezida wa repubulika nakugirira neza, ukabona umunyamakuru, ukaba perezida wa repubulika, ukigira neza, ugakomeza amatsiko. Wabera wari wasindaho mu buzima? Gusinda? Ariko ujya usinda?
oya ntabwo nzinda ahubwo ndanywa gusa ntabwo ujya usinda Eh, ariko se yumvise ibintu ibiryo se iyo wariye biza mbere ubaye uri umuperezida ni ikihe kiribwa wajya urya ubaye nka perezida ntagira ururimi wajya ugira ururimi rw'iki ibiryo ibiryo ururimi kandi ibihe biryo nyine ubaye nka perezida ni nk'ibihe biryo wampaye ngaho wajya urya ibi okay mboniga hari ibintu bavuga ngo bya minisiteri minibisi na minisanti urabitekereza aricyo bivuga hiki iyi yagendaga icya iyi yagendaga icya nari nyizi cyane iyo ni iyo ni iyindi yagendaga giki reka reka nari nyizi uri n'umukarateka sha demo uranakaze cyane nari nyido twagiye nzi ko nta modoka mwampaye ntabwo kugendera none ndetse mboniga wambwiye ko wize atatu yisumbuye byibuze wenda ari igifaransa n'icyongereza wumva uruhe rurimi ivuze kute mboniga ba Celestin bishatse kuvuga iki mukomeje kumva mboniga ba Celestin ubwo nshatse kuvuga ngo turabishimiye mwebwe mwese neza umva mboniga ushatse kuvuga ngo turabishimiye mwebwe mwese mukurikiranye Umutara TV mu gifaransa twavuga ngo iki twavuga ngo Umutara okay Umutara TV ivi Umutara TV ariko nawe ivi ngaho bwira abantu bose mboniga bwira bose bakurikiranye ikiganiro cy'Umutara TV wowe ati nyaboneka kuri channel kuri TV kuri televiziyo y'Umutara TV mukore subscribe ariko mukore iki subscribe ku Mutara TV mwebwe mwese mukurikiranye ikiganiro cy'Umutara TV abakurikiranye ikiganiro cy'inda yanjye naba ikiganiro cy'Umutara TV ikiganiro cy'Umutara TV nta kundi TV oya Umutara TV Umutara over Umutara TV Umutara ndabyumva Umutara TV Umutara TV mukora subscribe gatanu subscribe subscribe I love you sir nitwa byenda gusetsa duseke tugorora imbavu asante I love you son kaza son ngabo babwiye zubenya banyita byenda gusetsa duseke tugorora imbavu ngaho bwira abadukurikiye bakuri iki kiganiro cyawe cyiza cyane twagiranye kiryoshye mukore subscribe na share ku Mutara TV ngaho nababwira ku ndirimbo mfite n'iki byose kugira ngo duseke tugorore imbavu ariko manza ushishikarize bano bantu bakurikirana ikiganiro cy'Umutara TV gukora subscribe na share na comment ku Mutara TV nako mwantunguriho ndamenya ndahera hoya nyine ngo yivumbukiye kwiraswa n'umuhanga kandi twagije tukureba tuzi ko uri umuhanga cyane ngaho nawe tangira witwa nde wewe anjye nitwa Kamurari kitatkan au uri governor bimbaza mu gifaransa nkusubize bimbwira ngo ibyo witwa ne mu gifaransa nkusubize wambwiye ko uzi igifaransa ni watu nzine mu ni mu cyongereza ariko ndahera ururimi rwose wumva nta kibazo witwa nde titsinemu witwa nde mwese urimo kumbaza ngo iki ntabwo izina mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ego wibagiwe icyongereza nyine bimbaze musubize inyandikira kane tangira katire government I think uzayisanga muri Bibiliya yitwa ariko ntabwo ari ikinyorogoto rero yandika utya ikongera ikandika ikasana ariko yandikwa muri Bibiliya ugahita ukurikiza ariko